Nese mane mu buzima bwanjye ngiye bura ntabwo njya nkunda umukobwa mane ukunda guca baje mu mazi sometime iyo bamweretse inshuro nyinshi ko bamushaka. Ninde waguciye amazi? Wowe. Byari. Tumaranye igihe kingana iki mane ngiye mvuga ko nkukeneye muri banka yanjye warangiza ugakomeza uzana ibintu byo kunyiryaho. Unyenera se unyenereye ibiki? Nese ngiye ntabwo nagukenera ubona bitakunda ko nagukenera. Wambonye rero. Nakubonye. Nese kuki abakobwa beza sometime iyo muzi ko muri beza kuki mwirata? Of course. Tugomba kwirata. Ugomba kwirata? Nese mane ntabwo ibintu byo kwirata mane aba ari sawa igira he nari kumbwira ibyari byo. Se umuntu yirase iyo uvuze ijambo kwirata ushatse kuvuga iki? Wese ntabwo byumva mane. Ntabwo mbyumva. Reba mane uzi ko ashize nk'amezi 6 ngukenera muri banka yanjye mane nkagushaka nkakobora. Nakwibye se? Ntabwo oya none se mane hari umujama wambwiye ngo mane ngo impamvu urapamira atanakwemera no kuza muri bira staff byawe n'iki n'iki ngiye none bavuga ngo ni ibi staff nago bavuga ko ari video z'umuhungu n'iki n'iki bakavuga ngo ngora umukobwa ngo pambe ngo ubwiza bwe ngo ntago bwatuma aza muri kamera za wowe ubona uri mwiza bya danger cyane ngabibiri kara turebe byari byo uri mwiza wowe. Oya ndi mwiza nkuko nabandi hose ari beza nabirenga. Nese kuki utuma umuntu yahora kwiruka nka mane? Nyiruka zundi byagenze ati nta bandi mbona mukorana. Ngo bimeze bite? Fresh. Umeze neza? Gutya. Amakuru se? Imeza. Ko twaburanye se biba bimeze bite? Ntabwo ari cyane mwana. Nese ko sigaye warabaye muremure cyane? Ni bisanzwe. Ibisanzwe? Njya neza. Urya neza? Of course. Yazi ibintu ndaza kubikunda. MC The Soft Dancer aravugana n'umukobwa witwa Ndereye sasa. Angel Pamela. Bakwita Angel Pamela. Pamela ni neza se? Cyane. Uko wifashe wagira ngo uri wa mubebe nyine uri muri penitensiya imbere ya padiri ari maricuza ibyaha bye nyine ngo bimeze bite? Kristo man. Uri mu Kristo? Ibintu bye ntabwo ngiye none ndashaka kunyegere ukuntu magaze. Oshi. Aryo batandi. Oya uretse gatoye. Serious nuze kumbwira yuko nsumba. Uko wabungana wagiye nsumba. Wagiye nsumba. Oya ntabwo nabyemera mane ubwo se kubera iki najyaho ngusumba no kubera iki? Ngiye nguheruka kera mane ndi kugusumba ariko ubu ngubu sinzi ukuntu biba byaragenze tu. Njya neza. None nkeneye ko ino mikurange uri wegere neza fresh tukagerageza kureba muri kamera tukaza kureba ibyari byo wagwana. Selector Bombo Clati ni MC The Soft Dancer aka The Hottest Teacher Papa official selector Badman once again but if you understanding what I'm saying guys. Yama twe tutaratangira ikiganiro cyacu guys mwebwe ndagira ngo iyi nimero ngiye kubabwira abantu bakeneye kwifata na abantu bameze gutya. Ukeneye ishusho rya danger riri ku rwego rwo hejuru, ukeneye umufotographe uza kugufata mu bukwe bwawe akagufatamo amafoto ku buryo nyine bizasubiza ibihe inyuma ukavuga ati cyaze bino bihe nari ndyoshye meze neza. Urubyiruko rw'iminsi rukunda ishusho bya danger ku rwego ruri hejuru undi muntu atabasha kumva. Iyi nimero ni 078 12 0047. Uyu muhungu numuhamagara azakubwira ati ngiye nitwa Pasumika ninge mu photographe wa mbere urenza hano muri Rwamagana ukora ibintu bya danger. So guys ubwo nta handi ni hano hafi ku Gisimenti fresh mu gikari cyaho. Gisimenti cya Rwamagana. Urakizi wowe? Cyane. Ewe kabisa uri imihanda ndakuzi cyane. Angel Pamela ni neza se? Cyane. Nese mane mu buzima bwanjye ngiye bura ntabwo njya nkunda umukobwa mane ukunda guca baje mu mazi sometime iyo bamweretse inshuro nyinshi kaba bashaka. Ninde waguciye amazi? Wowe. Byari. Tumaranye igihe kingana iki mane ngiye mvuga ko nkukeneye muri banka yanjye warangiza ugakomeza uzana ibintu byo kunyiryaho. Unyenera se unyenereye ibiki? Nese ngiye ntabwo nagukenera ubona bitakunda ko nagukenera. Wambonye rero. Nakubonye. Nese kuki abakobwa beza sometime iyo muzi ko muri beza kuki mwirata? Of course. Tugomba kwirata. Ugomba kwirata? Nese mane ntabwo ibintu byo kwirata mane aba ari sawa igira he nari kumbwira ibyari byo. Se umuntu yirase iyo uvuze ijambo kwirata ushatse kuvuga iki? Wese ntabwo byumva mane. Ntabwo mbyumva. Reba mane uzi ko ashize nk'amezi 6 ngukenera muri banka yanjye mane nkagushaka nkakobora. Nakwibye se? Ntabwo oya none se mane
hari umujama wambwiye ngo mani ngo impamvu uriya Pamela atanakwemera no kuza muri biriya staff byawe n'iki n'iki ngewe noneho baba bavuga ngo ni ibi staff ntabwo bavuga ko ari video z'umuhungu n'iki n'iki bakavuga ngo umukobwa ngo Pamela ngo ubwiza bwe ngo ntabwo bwatuma aza muri kamera za wowe ubona uri mwiza bya danger cyane ngabi biri kara turebye ari byo uri mwiza wowe oya ndi mwiza nkuko nabandi bose ari beza nabirenga ese kuki utuma umuntu yahora kwiruka nka mani nyiruka zundi byagenze ate nta bandi mbona mukorana naga ko kantu akagombye kugacanga mu fresh nyine abandi niba ari abandi n'abandi ako singiye niba naragwiza inshuro nyinshi mani nkagushaka nka mani singerageze kukubona ubundi uhugiye mu biki ako wambonye nakubonye byo mugiyemo si ngombwa abo bantu bari kukureba kuri izi kamera bavuga n'iki n'iki bahita bambwira kuri mwiza se cyangwa n'ubundi ni za bani bakomeza kunzana n'ibiki n'iki buri wese uko abyumva abona uko ashaka kumana ntabwo ibyo bintu aba ari sawa mani ibyo ugerageza ntabwo kwemera aba ari neza ntabwo bizongera uyu munsi uri kumwe nanjye se urabona ntari bogari se ndabona ntacyo baye ndeba ukuntu umeze fresh nurangiza umbwira ati n'iki n'iki urabona ngo heruka ki ariko ubu ngubu ndabona uryoshye umeze neza uko biri nuko nkareba none se amakuru cyane meza umeze neza se cyane mu buzima busanzwe ibintu ni ceke cyane abantu bari kukura so bababwira iki ndabakunda cyane kandi naje tuzadukorana ibiganiro inshuro nyinshi hanyuma se iyo witegereje abandi bakobwa mba narakoresheje mu zindi banga zatambutse fresh ndabizi kuri umuntu wanjye ukunda kunkurikira niyo mpamvu nagutagiza navuga ati ndumva nshaka kuzagufata njye tugakorana ikiganiro fresh ikiganiro ni cyiza kimeze neza cyane fresh niyo mpamvu njye noneho MC The Soft ndagufite right now aka kanya ubu tuvugana urumva umeze neza se cyane are you ready twinjire muri banga yanjye fresh cyane usibye ko natinyaga kamera kandi nawe wayitinyitse urumva bimeze neza cyane ntari rwose guys uyu mukobwa ni mumbwira ko ari mwiza serious agiye kuba umwacteur wanje wa buri munsi buri uko nsohoye akantu ntago muzajya mumuburamo guys ni mu ntera comment byibuze zirenze nka 500 at least ngewe promise every day buri gihe cyose nsohoye banga ntago anje Pamela muzajya mumubura guys ni neza cyane bibabwire ko ari check man bazajya bakubona ya buri munsi ngenda ndahari ku bwawe soft uyu munsi nigeza kasa mutwe nazanye cyana hano guys muri kukibona cyana kandi nazanye cyana maso n'umwana cyane mvuze ijambo umwana nkongeraho ikindi kintu iryo jambo umwana ryahita riburiramo cyane ni icyana cyiza ariko ni umwana mwiza umukristo umwana mwiza w'umukristo ucana amazi ibyo byaba ari neza ucana amazi ni iki niba umuntu ashobora kuguhamagara kuri phone from Monday to Sunday uri kumufira fresh bumva ko the fine bizarangira gute mba ndi busy uri busy uba ufite akazi kenshi cyane se ufite ibindi bintu bifite akamaro gerageza unyegere njyewe ntabwo ngiye kubyumva neza nunyegera fresh nibwo ngenda haza kuvuga ati wagwane ama people turiya muri kamera muri twe dutangira banga yacu anje umeze neza cyane bahora twikorere tuno tuntu tumeze gutya tuhe umeze neza cyane okay ngiye kugusaba no kuvuga ngo uko byagenda kose hari akantu ngiye kukwibariza hano hari ibintu bitatu ibyo bintu bitatu ni ibihe ninjye MC The Soft muri kumwe yego icyo ni icya mbere icya kabiri hano hari inote y'1,000 icya gatatu hari ibiryo yego muri ibyo bintu bitatu wahitamo iki inote y'1,000 n'ibiryo nanjye wa gatatu nawe icyo nkeneye nonaha nicyo nahitamo kandi ndumva utarimo ntago ndimo ntabwo urimo ubwo harasigaye 1,000 n'ibiryo nkeneye ibiryo mani ukeneye ibiryo 1,000 ntabwo cyagura ibiryo mwirwamagana ukeneye ibiryo yego muri make kuba uri kumwe na MC The Soft imbere ya kamera ibyo ngibyo ntago ari ceke ni ibisanzwe undutishije 1,000 undutishije n'ibiryo of course mu kanya babiguye yego none se wahisemo njyewe oya wewe basi njyewe nuhitamo ngendaza kuguha ibiryo oya
ngusabe imbabazi si cyangwa tubyihorere winyinginga n'ibiri buvemo ntabwo byavamo ushaka ibiryo ubwo the soft yahuzu igihumbi yahuzu wowe icyo ushaka ni food ushaka ibiryo cyane guys uyu mukobwa akunda ibiryo reka mbabwize ukuri ntabwo ari ibintu by'ibanga nubwo akunda ibiryo mwe muzambwire niba asa nabyo cyangwa se umwana wo mu gikoma cy'avoka umwana mu gikoma cy'avoka niba ukunda ibiryo ku minsi yawe usigaje kubaho wakwifuza guhumura nk'ibihe biryo bibaye ngombwa ko uhumura fresh ukavuga ati ngewe Ange Pamela ndumva nshaka guhumura kandi watubwiye ko ukunda ibiryo wakwifuza guhumura nk'ibihe biryo bahita bamenya ibyo nkunda we nyine tubwire fresh nose aricyo bitwaye nose umuntu yakugaburira ibiryo udakunda inyama wakwifuza wakwifuza guhumura inyama zitetse gute zikaranze z'umutse nta sosi kuzirya zonyine njye ntabwo nzi ukuntu biba bimeze man nose ubu tuvugana fresh ntabwo ari ibintu by'ibanga twahuriye muri iyi banga uyu ni umunsi wa mbere duhuye njye nawe turi kumwe muri kamera fresh ukuntu wambaye ngewe bitumye ngira reaction ndavuga nti guturuka hasi kugera hejuru wawe wambaye amafaranga ukubitiye hamwe banza umbwire total ubundi aza kunkubita detail nyuma ni amafaranga make cyane nkangahe aya ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa ntabwo ari ngombwa ngaho nkubita detail fresh detail iki detail umbwire guturuka hejuru ugenda umbwira buri kimwe kigura ayangaya byose bigura amafaranga ibyo byonyine biba bihagije kuba byose bigura amafaranga Ange njye nawe turi kumwe muri kamera fresh ariko ndashaka kubaza ufite boyfriend of course boyfriend warahari yego serious ubwo nyine ngenda hiye use dufunge kamera twitahire ko numva ibyanjye naduhiye nyine birangiriye aho ngaho fresh arahari arahari yego ntabwo wamuca inyuma ngo bikunde nose ukunjye nawe mani turi hano turi babiri urabona ko nawe n'undi nta n'undi muntu uhari nta n'ibyadanje nta n'ibirenze n'iki ubu umuciye inyuma urumva byaba bikaze cyane se ntabwo wabikora ubu utabikora se byabuzwa n'iki mani ni bibi se ni bibi cyane umwana w'umuki w'umukristo niko yavuze ngo ntabwo mu batambyi umwana kwa paseri mani ibintu bitatu ujya wifuza iyo ugiye gusenga nk'umuntu w'umutambyi umuntu w'umutambyi cyangwa umwana wo mu batambyi ntabwo uzi kubivuga bavuga mu umwana wo mu batambyi hari ibyifuzo ujya ugeza ku mana se cyane nk'ibihe kukurindira ubuzima ubu tuvugana uramutse ugize amahirwe yo kubonana n'Imana yo mu ijuru ukavuga ati njye Ange Peace mpuye n'Imana kumubira guturuka hasi kugera hejuru niwe wiyizi abandi bakaza nyuma yawe ariko mbere na mbere niwe wiyizi ni ikihe kintu wakwifuza ko Imana yakweditingaho yaguhindura ukavuga ati Mana warakoze kuba nitwa Ange muri ino si y'abazima n'abameze ukundi kuntu ariko uko nteye ndumva byagenda gutya na gutya ibintu nk'ibyo ngibyo nubwo bivuze gakeya serious ariko abazi kumva n'abarebye ikiganiro neza bazahita bamenya ibyo uvuze ntabwo njye mbikubeshye fresh sibyo uravuze ngo niki ibyo numvishe ni ibyo ngibyo bane biravugwa yuko birazwi yuko hano hanze umukobwa ufite nyashi listen winseka ntabwo ibyo binange wabizanye nta n'uwakurenganya nanjye nta n'uwandenganya bizwi neza yuko umukobwa muri iyi minsi abakobwa barimo barihinga cyane ngo barashaka ibyo twavuze haruguru ngo ni nyashi kandi byamaze kugaragara yuko uyu mukobwa ari muri bize muri byo gushaka ibyo bintu biriya bintu biba biri inyuma yanyu n'iki ngo umutwe nta kintu kirimo urabyemera cyangwa ntabwo byemera iyo umubebi mane ahugiye mu gushaka uriya mubyibuho hari inyuma fresh biba bivugwa yuko mu bwonko bwe nta kindi kintu kiba kibereyemo cyamwubaka mu buzima bwe buri imbere ngo ni ibyo ngibyo bimuri inyuma nawe urabyemera cyangwa ntabwo wabyemera
Biriterwa ariko inshuro nyinshi usanga nta kindi kintu. Reka nze mpige nyashi mu bwonko bwa hari ikindi kintu cyaguteza imbere kikuri mu mutwe. Oya. Ntacyo. Ujya guhiga nyashi bitewe n'icyo uzazikuramo. N'icyo uzazikuramo. Cyunguka si cyakitunguka. Buriya kiba cyunguka. None se ko aravuga ko n'ubundi nta byunguka bibe na rimwe. Oya buriya biba birimo. Muri abo ngabo urimo se? Oya. Ntabwo ndimo. Kandi uramutse uhuye n'Imana wavuga ati warandimye umpa gutya heza n'iki mu maso ndashima thank you, ariko hari ahantu n'iki ugatangira ukarekarama ngo ahantu hanjye haranyuze. Ugatangira ukarekarama ngo nyine byari neza ariko na hariyo nza kuhabona byari kuba neza cyane kurusha. Yego uri muri abo ngabo kuba neza ariko ndanyuzwe. Uranyuzwe. Uyu mujyi wa Rwamagana turimo abantu benshi bamaze kubimenya ko MC The Soft nyine ariho abarizwa. Banga zose akora ni hazikorera, ntabwo na flying ngo nkate mu ntara n'iki kimwe ngiye kureba ahandi ngo bimeze bite. Urumva mu bakobwa muri Rwamagana still abo ubasha kumenya cyangwa guhura nabo buri munsi mu buzima bwa buri munsi, sibyo? Dufasha abo bakobwa byibuze ushobora kubareba bakavuga ati uyu nguyu ni check and recheck, uyu ni check n'uyu nguyu ni sawa fresh. Ushobora kwijyanya mu bakobwa wakwiha amanota ngahe ku bwiza ufite cyangwa se urumva wabo wakangaye muri abo bakobwa. Ubwo impamvu nyikubwiye muri comment bazabanza babimbwire neza fresh ngo ni ibiki, sibyo nyibwire tumbwire ati ubwiza bwawe buhagaze kangahe ku ijana. 100%. Yiha amanota ariko 100%. muri abo bakobwa niba wihaye 100% muri abo bakobwa tuzi muri uyu mujyi, ndabizi ko nyine hari n'abandi bakobwa beza fresh kandi abantu benshi nicyo banze nka MC The Soft babizi bavuga ati uriya muhungu yahagaze cyana wagwani n'iki wabuje kuvuga icyana ariko iyo mutipi yahagaze umwana aba ameze neza cyane. Muri bakobwa turamutse dukoze top 10 fresh n'iki wakwiha amanota wumva wabo nko kangahe? Numero ya mbere kubera iki se? Anje meze neza se? Urasa n'umuntu wasoje kwiga cyane. Mu gihe cyo kwiga wumva umeze ute se? Byari insazi. Nose ubu urumva umeze ute kuba nge nawe turi gukorana ikiganiro kandi inshuro nyinshi mane warankwebye hanigeze twigeze gupanga banga mane nge ngera kuri ntuze ku ngera kuri sene ngera kuri tere ntegereza umwana ndaheba. Anje wumvuga ko ntazagufata se? Ako wambonye nje kubona kubonye nagombaga no kwanza kukuraburiza riga kugira abantu bose banze bimve yuko abakobwa bose iyo babizi neza ko ari beza mane bariyemera si fresh kandi mu biyemera nawe urimo. Oya ntago niyemera. Sezeranya ko tuzongera tukagarukana muri banga fresh rwose pe. Ikiganiro cyawe ni abantu nyine nibo bari bukubwire bazabikunde cyane. Guys iyi yari sample. Uyu mukobwa ndi kumwe n'abamwita Ange Peace Pamela, muri kumureba fresh n'iki ikiganiro wo ukurikire vibe yacyo. Numara gukurikira vibe yacyo ibyanyabyo fresh nge bizampuza na Pamela next hosting. Muzambona fresh ndi kumwe nawe, nababwiye ko agiye kuba umwactrice wanjye nawe akamfasha kuba umu content creator in this series. Guys murakoze cyane, tuzongera dukumburane in next banga. Mumeze neza cyane. Mu kanya duhita dukatera kwa Pasmaker hano munsi ya Land Office, ni kuri inyubako ndende muri uyu mujyi wa Rwamagana guys, mu gikari cyaho aho bita ku Gisiment fresh. Umuniga abari kubikurikirana fresh agukubita ifoto kagira ngo uri muri Eden ya Danger. Niyo muniga ufite kamera ya Danger imeze neza kubita ikintu kibita ifoto nawe gatuvuga ati cyaza abahungu baraguye, ariko uyu nguwe noneho niki abari hejuru. Murakoze cyane, twe turabakunda. Anje gira ikintu bwira abantu bakunda MC The Soft n'abantu bose bakoze subscribe. Oya turabakunda, mukomeza kumushyigikira. Kore subscribe muri benshi. Turahari tuzatubatamo ibiganiro byinshi cyane. Guys uri kuri YouTube ukimara gufungura YouTube yawe wandikamo The Soft bifatanye ugasiga kanya ukandika onaga and then ugahita ubona inzogera ya mbere ukayikandaho. Ubwo subscribe uba wamaze kuyikora kare fresh ukimara kubona umuhungu muri utu
muri izi bora yici nambaye andi nibyo mani akosubwo waretse inka niyamamaza mani sibyo tutuboro batwita shagutamo se tubwire batwita utuyiko mani ni nyengenye n'udutunga muri uyu mujyi bazabara bure naga ari ibintu bya danje tubona kuri YouTube uzajya uhita umenya ko ari wa muhungu wanyu n'iki ubundi umuhereze subscribe wikomereze bya nta n'ibintu bya danje nta n'ibirenze ubundi tubashije kwirira shongeye ibyanjye byari uko nguko gusa murakoze cyane turabakunda tuzongeye duhure next time